Ibihe byiza wo kurikirana Kigali News 500 wo kurikirana Big Town TV. Twizere ko mumeze neza, mu mwakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Tubashimira cyane ko mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ushobora kwikanga ngo byagenze bite, turumwe turi bamwe. Nyuma yoko twabyutse mu gitondo saa 11 twerekeza mu karere ka Bugesera. Niho twerekeje tujya kwitabira urubanza rwa Sarongo Wilson. Ariko icyadutunguye twabonye abavoka bagera muri 4. Noneho mu nkuru ya mbere twabwiye yuko ari 3. Umwe yari yitabiriye urubanza rwo mu majyaruguru ariko yasimbujwe. Wundi mwabonye mu bindi biganiro yasimbujwe. Nta wari uhari mu kiganiro cyabanje nakubwiye ngo kuki yahawe amafaranga cyangwa yari gukavanenga urubanza rwa Wilson ari we Sarongo akaba atari buze amafaranga yahawe yaba arayiki ariko habonetse indi musimbura. Ku isaha 5:30 nibwo duhagaza ahantu heza nyamuna u Rwanda duhagaza ahantu ariko Bugesera ni heza. Turi mu Bugesera, turi ahantu hameze neza, haragwara indege Bugesera. Ajaro watubeshye ngari ku kibuga cy'indege Kanombe. Je nabwo ko biti ngunguru 400 z'amagambo. Umuntu witwa Pastor Korod akonje sinyamubona mu pasteur. Kubera iki? Uretse nkubwira umusawa pasteur ni pasteur. Ni umukozi w'Imana, ni umukozi ari mu bintu by'amatiku ngo yavuzwe ngo yavuzwe. Pastor agira amatiku. No ese umuyobozi waribu Dr. Murangira Thierry yamuhaye owning. Aravuga ati ibintu byo mu butiku we na Pastor Mutesi urumva. Sabarasaga twikabwe yamuhaye. Ahubwo yamuhaye hit. Afari cyamuhaye hit. Ikibazo byamubwiye ntago ajya bivaho. Ari cyo nafande yavuze. Ako yamubujije Pastor Mutesi. Hari cyo navuze cyiza. Arabati ariko se buri yo mutashye. Abana banyu bavuze ngo muvuye mu kazi ariko nanjye nabyibaza. Nanjye nabyibaza. Uriya pastor rero yaje mu mihanda. Ari mu pastor nakoresheje. Nyuma yaho none se. Kandi uri umukozi w'Imana. Umuvanimwe aseka kajika karakonje. Karakonje. Ariko ngiye nabuze mu mafante ko mukanya baraza. Yewe mwagakoka. Zana mufashe kankwe na kepe. Wavuga ati Bobo nganywe inzoga. Yababeshye. Ni nkuko nanyu wambwiye ngo isaka marajya arya haramu kandi ntabi. Wavuga ati Bobo numva ari ukuntu bimeze ngiye nagakoka. Ari umupasiteri nabarije nta mungani ko ribitangiye kubazana. Nta mungani yibwirira iyo mutashye muvuga ikira ari kuri iyi mihanda. Arambwira ati ngiye umugore wanjye namwambuye telefone. Umugore wanjye namwambuye telefone kubera iki? Ati byabibonye. Tesha ntago byarema. Ntago naryama ngo mfumaze cyangwa ngo ni. Ati ubu rero namwambuye telefone azongera kuyisubiraho. Sha simbizi cyetse naho bari cyo yikanga none se ibabagabo nabi mitwe. So nakari gaciyemo rero ubu turi mu Bugesera. Ariko dusuhuze abari mu Rwanda rw'imisozi 1000, dusuhuze abari muri ntara diaspora, abari muri Oman, Canada, Saudi Arabia, dusuhuze na boss. Boss tumenyane. Turabasuhuze cyane. Sarongo ibigaragara mu kiganiro cyabanyana kuvuga ngo Sarongo agomba gutaha. Ntago mbizi. Sarongo agomba gutaha. Oya ni wowe ubivuze. Uretse gatoya. Gutuca urubanza rutaracibwa. Uretse gatoya nyine naguru wakigwa ariko njye nahindi mu cyumba kiburanisha. Ariko numvaga uburyo umushinjacyaha arimo aravuga yisubiramo. Nagiye kumana ngamagare ngo numva ngo batanga buhamya ngo numva. Ntago nje gusesengura urubanza. Reka njye ngwisesengura. Nje kuvuga urubanza ko byagenze bite. Ntacyo kongeraho. Nta nicyo kugabanyaho. Okay. Urubanza rwatangiye ku isaha 3 hafi n'igice. Na 27. Urumva nyine ni hafi n'igice. Dutangira twakira presidente w'urukiko arangije ati umumama mwiza ugendera kuri street. Bivuga ku mihanda neza kanagendera ku murongo. Kuko numvaga ibyavuga nkavuga ati uyu muntu kuko hari ahantu mushize cyavugaga akavuga ati hoya banze umbwire gutya ibyo ngiyo twereka n'ibimenyetso. Yego. Aratangira atereka doreze ubushinjacyaha butange ibirego. Twagiye mu rukiko twizeye ibirego bigera muri 6.
yego twagezemo dusanga byose byahungutse hasigaye bihe bitatu byonyine yego okay harimo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya impapuro himbano harimo n'amaneni iyezandonye ikubiyemo ibintu byinshi oya ariko ikintu cya mukuru ni ukugira imitungo idafite aho ikomoka aho ngaho cyaho naguciye mu ijambo nagiye kubona mu mitungo numva binyuranye n'abatangabuhamya bavuze izina ry'umuntu umwe ntabwo nshaka kumwamamaza ariko baravuga ngo ni abantu 12 umushinjacyaha arabati hari n'abandi bakizi ariko ikintu gihari ibintu by'imitungo Sarongo afite mu myaka 20 yamaze ivugane niyo yamaze mu Rwanda myaka 50 afite ikintu cy'imitungo nicyo Sarongo bigaragara yuko arayifite yarakoze afite amasambu afite amazu ate ni ibanza 8 ibibanza 8 ariko byose bajya bateranya hari miliyoni 50 afite zirenga hari hari ikibanza kimwe gifite miliyoni 50 zirenga ikindi giciritse gifite 22 dukwa mu bintu byasa ngo bicemo hagati ari muri hafi miliyoni 100 kandi ubwita n'ibibanza amazu nagarimo muvandisi cyane yagahinda ngo harimo amazu ngo by'ama etage kijyane yagahinda yego kamera masiri hano cyane agana cyatuma ano mazi nyakarava mu maso jamaye nka data uko bavuze ngo Sarongo abantu 12 mu mafaranga bagiye bamuha mu gaseke ngo ni 700 n'ibihumbi 10 n'ibiceri 200 yego harimo n'ibiceri Sarongo ati mubazane mbishire banshinze nano aya wishyura yabihakanye nyine yabanje bakwaye yavuze ati nimuze barebe niba mwarageze iwanjye numvise amagare numva n'ibiki birangije baramushinza ati tumaje gufata dosiye 8 nizo ziri muri systeme ariko 5 bamaje reko nago turumva ibirego byabo neza ariko baracyaza kandi bahurizaho kimwe abo bamuhaye 40 nabingahe none nge wansekeje numwe ngo bari bamwibye ngaza kugira ngo nkigaruke ize kwa Sarongo none nkibaza inka ko yari yariwe bayibaza yari kugaruka iti iby'abapfubirirwa n'abapfumu ubwo twanikomereje muri 12 bose bari guhuriza ku kintu kimwe babatse ikimenyetso cyo kuvuga ngo bafite imenyetso kibigaragaza ko ayo mafaranga bayatanze haje tujeto nta twari batubuze natwe bafite ako njye cyo numvaga nuko mubonye kwa Sarongo agashyira mu ntuza mu gaseke bamaga kajeto bakamwanikamo mu ikaye mushinza taki ubu ngubu akakanya nyakubahwa president w'urukiko iyo kayi abantu bandikwagamo niyo dushaka okay bayanyije bahereje umwanya Wilson ngo yiregure ni umunyabwenge yambaye neza by the way sana yari yambaye murabona agafoto oya nagura umusiramu n'umukristo mwamye kwambara gutya n'amatirabyambara yari yambaye ibaze ntago ari baze ni made in Rwanda ariko yibaze n'agasandari k'umukara ameze neza arangije ati ndahera ku kintu cyo kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya ariko hariya noneho mbonye umuntu tuziranye turagusuje cyane iki Wilson aragira ati kwihesha ikintu cy'undi yakoresheje uburiganya icyo cyanda gihakana mbese yahakanye agaramye ariko rubanza bose baranyizaniraga nawe nahamagaye nawe kuri telefone barampamagaye nawe nahamagaye buri wese yarizanye urumva ati cya kabiri abo bantu nibaze banyereka imenyetso bamereye ayo mafaranga kuko ntago bayoza kuri telefone baraza bagashyira mu giseke ariko ikintu cyantangaje umuntu ushinza Sarongo umutangabuhamya ngo bavuze ko umutangabuhamya ni umwe bavuze yavuze ati mutangabuhamya ngo nabonaga abantu benshi baza kwa Sarongo ko neza bataza ntago yavuraga si umuganga twamaye kwa kwitira umurimo udakora
impapuro mpimbano zaje kuvanwaho nubwo cya kigo cyakizeho urumva cyashyizeho kiriya gipapuro bahaye Sarongo ngo kitakibaho ariko ntabwo ngo kuba kitakibaho oya igipapuro kibaho ahubwo urugaga babagamo nirwo rutakibaho kirahari berekanye ariko urugaga rumva rw'abavuzi bagakondo nta rukibaho uyise wirukanka tutaragera ko turacyasubiye inyuma nyine turi ku bintu byo impano ziri muri aho ngaho oya nyine oya ntago ziri reka narakaye ntago ziri reka nababaye ntago ziri mu kintu cyo ntago ziri mu kwihesha ikintu cyundi bose baramuzaniraga batangaga amaturo mu ntawe yahamagaraga birangije umwavo kumwunganira cyunga amati abo bantu bose barakuze kandi bafite ubwenge nta muntu wenda ufite ikibazo cy'uburwayi bwo gutekereza bwo mu mutwe ego ngo tuvuga ngo yaramuyobeje nta n'umwana urimo barizanaga Sarongo aragira ati ariko wibuke ko bashiba mu bushinjacyaha bashyizemo amacano ngo Sarongo Sarongo ni umukina oya ngo afite na channel ya Danje afite channel yiwe afite na manager wa Danje noneho bashinjije ngo yaciye ku macano ngo bamwamamaza niyi ngi yaciyeho ntago mbizi ndabizi ngewe kuko buretse gatoya nacece katagira ngo twamamaza oya none singari cyo bitwaye rega Sarongo ni umuntu arangiza ati nanyuzeho ntago abo bantu bazaga ari uko bambonye kuri YouTube bazaga gufata inkuru bazaga ari ubono navura umuntu yabona icyiza mukoreye akabwira undi nawe akabwira undi atari umuganga ushoboye ati mureke kubeshyera izo social media yatwejeje ariko hari ikintu banavuze abavoka ba Sarongo barasobanutse bafashe inzuzi ngo zereke bafashe inzuzi basa kwerekana yuko waba ugiye mu bitaro bya Faisal babivuze kandi mu bitaro bikomeye hari ugupfa no kubaho none nanswe mu buvuzi bwa gakondo uragenda ugafanya aragira ati kandi nabariya bari kuki bari mu bitaro imiti myinshi iva muri kame mu bimera ari byo by'ibinanga duhagaze kuri pisine icya gatatu nano banyemereje uzi ko bafite igitabo kirimo itegeko rigenga kivuga amategeko y'abavubyi n'abapfumu ariko nakibaza ngo umuvuzi ninde n'umupfumu batandukanye cyanditswe ngo nakandi wigishije abantu benshi ngo abanyamategeko benshi mu Rwanda ariko ibintu bihari umusaza nge kintu numvise muri ibi ngibi ibintu numvise muri ibi ariko numvaga umushinjacyaha hari nagiraga agatego akavuga ati ibyo ngibyo byose ko babivuga ikintu cyo kugaruza ibyibwe akavuga ati ikintu cy'imitungo urumva imitungo no koroza ibyibi turaza kukigera kubera yuko urumva tukiri aho ngaho Sarongo ikintu aka kanya ari marazira nuko aterekana imitungo ye aho yayikuye turabigeraho uyikwihuta turacyari ku kintu cyo kwesha ikintu cy'undi akoreshejwe uburiganya nshoboye iki ngiki yego cyo kwizeza ibitangaza nge ntabishoboye yego nicyo Sarongo ahunga ari marazira nicyo ngicyo rero ukama amafaranga yangagiye ibyo nkora urumva ntabishoboye nibyo bagiye bagira gute dukomeze bamureka tujye ku cya kabiri cyo kuvangwa impapuro mpimbano umushinjacyaha yagize ati iriya certificate afite yo rugaga rutakiriho rwarazimiye ariko mu kuzimira ntabwo nta kintu cyerekana ko rwazimiye aragira ati ntabwo twizeye ko iki gipapuro ari kizima kubera ko hatariho uretse ntabwo hariho igihe cyatangiwe n'igihe kizarangirira baragira bati kandi indwara ziriho zanditseho sizavura hari n'izindi zirenze hariho n'izindi zirenze ariko ibyo ntabwo byanditse muri cya gipapuro ubushinjacyaha bukagira bati iki gipapuro turagikekeranya ko kitujuje abungana Sarongo bakaba bati ntago hajyaho byose ikintu cyamenuka n'umuvuzi yuko ari umuvuzi inde munyakuri hagata birangije twiyirukanyire tugeze ku kintu cyo kugira imitungo itafite ahiba byanciye integerere kuzagira imitungo baratubwira ngo twihangire imirimo y'ahantu natangaye ahantu ngiye nibashije amungane nk'uko abavoka bavuze babaje ngo ese gufasha umuntu ni ikibazo uzi ko iriya mihanda yubatse n'abantu afasha mu buzima busanzwe byabaye ikirego ese Karyola azasubira hariya kuri byabaye ikirego pe Musa dufashe ino mikoro
twifuza gukira sibyo Cyane. dufashe ino mikoro twifuza gutunga tugatunganira yego byane ubwoba rero kandi baratubwira ngo twihangire imirimo ni namuka ngize etaje nkagira ahantu hadaye bazambaza wakuye kandi kuri YouTube nirirwa kavuga ubugambo nkabona aba followers nkabona bameze neza muri Amerika none se sari igihe umuntu akubona akavuga ati nagukunze reka nkwigurira akagufasha nese turi muri kiko cyagiye muri wa mu bishop ajya mwitana harera Imana Yohani Bosiko yego abantu baravuze ati niyo bya miliyari 100 turazitanga amafungurwe nuko ari abayasenge bagakira nuko ari abantu urumva yakoze yatanzemo iki isana mitima bakamwiyumvamo Sarongo rero nawe urumva mu karita ye mu karita cyangwa muzunga narara nimbara bikoze abantu bose bakamwisa wabonye muri kigo barabuzuye niwe watambuka wakandagira umusarongo ari umukobwa hano nawe wagiriwe neza kuri no channel kuri Big Town Kigali 5 twamubonye bamuvanye muri none se ngwino tubwire ngwino suza arata araje kumushyira ngo bagira tabuka uzutubwire afite ubuhamya kuri Sarongo kuko Sarongo kigaragara mu Bugesera arazwi ariko amaze imyaka myinshi imyaka 10 gusa 10 narengaho gatoya ariko akaba no mu Buganda Uganda imyaka 20 avuye Tanzania kandi umurage wasi wo kuvura akaba ari wo akigendera baragira bati cy'imitungo rero itazwa hiva yagize ati ngewe navuye Tanzania njya Uganda nifite y'uruganda rukora amacapati n'amasambusa mama waje ukatubwiraho gatoya Sarongo n'amahoro hano Sarongo mu rukiko abantu benshi bagiye barira Sarongo muziki igira imbere hano Sarongo umuziki mu Bugesera Sarongo icyo muzi utabeshya ariko ntago mbeshya Sarongo hari musaza wanjye yego bibye moto iwacu ni mu murenge wa Musenyi Gatsibo kagari ka Musenyi za Gatsibiyo Musenyi mu karere Musenyi mu karere ka Bugesera bamwibye moto tuza kujya kwa Sarongo ntago yigeze duca amafaranga menshi mu byukuri haciyeho nk'iminsi nk'itatu araduhamagara yaduciye 60,000 kuri moto ya miliyoni zingahe miliyoni 2 n'igice nyanguze araduhamagara turangije niko yatubwiye kandi aho bamwibiye moto niho n'undi yayiboneye yego ngiye Sarongo mufiteho ubuhamya bwinshi cyane gusa ni umwana mwiza ni imfura yatubereye imfura nta kindi kintu kibi nta hari abantu bavuga ngo wasanga hari abantu bari inyuma ya Sarongo bagenda batanga amafaranga mu muvuge neza oya ntabwo Sarongo umusaza wanjye niwe wagiyeyo aza bitubwira nka mama nanjye bashiki be ntago Sarongo ndahura nawe moto yarabonetse yarabonetse nyuma nta kintu mwatanze nta kindi kibazo nta n'ikintu twatanze iyo urebye ibi ngibi mu kuba kuri Sarongo noneho akakanya oya ngiye byanteye n'agahinda kuko nemeye amagare twumva nga maki twumva nga abantu barimo gutanga ubuhamya ngo abantu bagiye kwa Sarongo gakibaza impamvu bari kujya kwa Sarongo urababwira iki abantu hari umuntu ngo atanze ubuhamya ngo yabonaga abantu bajya kwa Sarongo bisobanuke nyine impamvu abantu nabasobanura impamvu bajyaga kwa Sarongo oya uwo muntu bivuga ntago nge sinzi icyo nabona kari nk'umunyeshari ntabwo ari kumurwanya kuko abantu bose ntago ariko akundwa nabo hari abamukunda bitewe n'ibyabakoreye hari n'abamurwanya kuko batarajyayo bamaze kumugira nk'igisambo ngo ajye abana amafaranga kandi mu by'ukuri umuntu wagiyeyo yarabuze nk'ikintu twe dubifitemo ubuhamya twarakibonye pe aka kanya amaze iminsi itari mike afunzwe ejo ni kwa kane ubwo azasomerwa gutaha cyangwa kumanuka amageragere ni cyo gihombo mwagize mu minsi amaze afunzwe igihombo nk'abaturage bahane mu Bugesera nk'abaturage wenda nk'umuntu ufite nk'ikibazo wenda urumva hari ukuntu ngo inka zibura nk'umuturage bakamufatira wenda agafata umujura mu nsina ze yibye urumva birimo birazamo imbogamizi kuko bari kujyayo wenda cyangwa bafite amakuru ko afunze urumva hari byinshi birimo biraberamo imbogamizi kuko Sarongo rwose n'imfura kandi baramufunze biratubabaza nanjye naturutse muri uwo murenge nateze nza mu rukiko mu murenge wa hehe mu kagari murenge wa Musenyi akagari ka Musenyi uza kumva urubanza rubanza uburyo warwumije rwa Sarongo ufite icyizere ko Sarongo kuwa kabiri tuza kumwakira neza nk'umwami mu Bugesera ndagifite cyane rwose mu kiko hagarutse ko hari abarwayi benshi barabura umuntu bavura nk'uko Sarongo yarasanzwe abavura aka kanya ingaruka kuri abo barwayi baza kurwara bagahura n'ihungabana Sarongo mu gihe gifunzwe urasaba iki inzego zishinzwe ubugenzacyaha cyangwa n'ibyo akurikiye ku buryo wenda yagirwa umwere
oya njye icyo mbasaba ni uko bamubohora agafungurwa kuko hari byinshi birimo birapfa kimwe n'ibyo bari kumushinja ntabwo ariko biri abenshi nyine turi gutanga ubuhamya nibyo yadukoreye kandi byakemutse neza nta kindi kibazo kirimo ntabwo aca amafaranga menshi kandi akadukorera serivisi dushaka tukanayigeraho. Ese wenda mu byo bagiye bagarukaho nubwo atari we wagiye musaza wawe hari ikintu bavugaga kugerayo ngo ushyira amafaranga mu gaseke cyangwa se bakaguha akajeto. Ese ko ako kajeto waba arakabonye musaza wavuyeyo nubuye buhamya yakubwiye uburyo yakiriwe kwa Sarongo mu byamubayeho? We yaje tuganiriza atubwira ati murabizi ko nabuze moto Sarongo naje kujyayo anyaka amafaranga atari na menshi ndayamuha ntabwo yigeze atubwira ibyo byo gushyira mu gaseke cyangwa akajeto. Arongera atubwira ko nyine uyu munsi yamuhamagaye yagiye aho bari barayibiye bakayimusubiza yayisangayo ntabwo ibintu by'akajeto nibyo byo gushyiramo nabyo. Mama reka tugushimire cyane kandi Imana niyo nkuru natwe twizeye ko Sarongo azahabwa ubutabera. Urumva abo ni bamwe mu baturage barimo baragenda batanga amakuru no mu gihe twari turi mu rukiko cyangwa aho isomwa ry'urubanza rya Sarongo kwifunga n'ifungurwa ryari riri twumvise byinshi ndetse nanyuzaga amaso inyuma nkabona abaturage bamarira ariko hari kiri kintu cyambabaje ngo umugore wa Sarongo abarwaye indwara zikomeye zo mu mubiri kandi Sarongo yavuze ko umugore agomba kuvurwa kandi umuntu ugomba kumwitaho. Na Sarongo ari Sarongo ubwe ngo nawe ararwaye hari ibibyimba twumvishije mu nda urumva kandi iyo ngo baravuga ngo havuyemo umwe twashira no kuvuga impamvu bivuze gutyo urumva hari umuntu ushinzwe gutwara imodoka ushinzwe gutwara vora ubwo ni umugabo umugore niki ni komvayeri urumva rero nimba Sarongo yerekana imbogamizi afite ku burwayi bwe n'ubwo umugore we arasaba ko Sarongo yaburana ari hanze urumva kuko Sarongo ntiyanacika. Hari agashya numvishemo dufashe 710 n'ibiceri 200 tukabikuba urumva andi 710 byahwana na miliyoni 4 urumva n'ibihumbi 20 n'ibihumbi miliyoni 4 urumva n'ibihumbi 20 mu mibare ubwo nibyo ngibyo bavuze ngo none ukuntu yavuze urumva umwavoka ngo bakora muri 20 ijana na zinga kugira ngo byuze ngo miliyoni zirenga zasa ngo twava imuranjyana mu mibare y'amafaranga kandi ra mibare ngiye ntago nabibara ngereka ngubwire kandi ngubwire ntitubwe na menshi ngiye numvishije ko sindi umushinjacyaha sindi umugenzacyaha urumva nani cyo nshinzwe ni ku mihaniro umunyamakuru urumva ngewe ibi bintu nimo ndabona abarega Sarongo aramuga ngo bamuhaye amafaranga n'ibiki ni nko kwikirigi tugaseka. Bagize bati mu gusoza urubanza umwavoka arabaza ngo eske abaza umushinja cyangwa se ibimenyetso bigaragaza ko abantu bahaye amafaranga Sarongo mufite nibi ati kuba barageze nesa bagezeyo bose kwa muganga se nagenda kwa muganga nagenda atabagezeyo bose se abagezeyo bose bizandikwa kari ikibazo ngo hari utuje ngo twatanga gwarika kubahwa ngo president w'urukiko ngo president w'urukiko wari nikayi bandikagamo abantu bahaza ngo turayikeneye kigaragara cyo nta bimenyetso bifatika uru rubanza n'urucabana ariko ntago twabyanzura wenda nyuma kuko baburanaga ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo rero ntago twamenya batarajya mu rubanza mu mizi kuko mu rubanza mu mizi hazamo ibintu byinshi cyane ubwo rero tuzaba tubimenya nyuma tunisoreza muzajya muramutubana mu biganiro by'ubusesenguzi tunisoreza nuko ngenzi ko kuwa kabiri nago mbizi reka mbikubwire ubutabera reka mbikubwire none se urumva ubutabera buhabwa iki umuntu sibyo kandi tujya mu rukiko cyangwa abantu bajya kuregwa kugira ngo bahabwe ubutabera ngiye mu nyurabwenge zanjye cyangwa bwanjye nka Isaka manager Sarongo abantu b'inyamata bamwitegura ngo bazamwakire nk'umwami kubera ko urumva ibyakurikiranyweho mu rucabana yego urumva reka ngubize ukuri ngiye nshobora kukuriganya ibyawe muri tekinike zanjye ariko kwera ubwenge bwanjye mfite wajya kuriganya gutsinda kandi nakuriganyije. Reka kwa kabiri saa 8 tuzamenya imyanzuro
y'urukiko ko bihagaze gusa mu byaha nyine yaregwaga twamenyeshe ko byagabanutse byari 6 haveho 3 hariho 5 ni 3 kandi byose Sarongo nta na kimwe ari kwemera byose arabihakana avuga ko ibyo yakoraga abyemerewe ariko wenda tari cyo twasimbutse ava ku kintu cyo cy'impapuro mpimbano kira gipapuro ahabwa n'urugaga rushinzwe abavuzi ba gakondo yasoje avuga ko muri 2022 2020 ndatekereza smaho ngo yahawe certificate ndetse n'umudari bigaragaza ko ari we muvuzi gakondo muri East Africa cyaje bakivuga ngo umunsi mbere ko mugiye kwa muri bibiri rero avati ibintu byose narabihembewe ntabwo ngiye mimba rero turabasuje cyane turabasezeye mukomeze mubane natwe mu biganiro bitandukanye abakurikiye Big Town abakurikiye Kigali News 150 ndetse na Big Town tuzatubana turabafatanya bikorwa tuzatubana rero tugiye kuri kumwe buri munsi dukora ibiganiro bitandukanye kugira ngo tubane umunsi ku munsi subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku munsi twigera tunanirwa kereka iyo twigirishije iyo twarwaye Imana ibihari kandi twizere ko mumeze neza